ku bukwe bw'umwami Muswati. Nagiye mbivugaho gato mu bitangazamakuru, njyewe ndi umwe mu bantu babashije kubugeramo. Ubukwe bw'umwami Muswati bwabereye ahantu hitwa Ezruini mu mwaka wa 2019 ndetse na 2022. 2022 nabwo ubukwe bwe nabugiyemo. Ni ubukwe bubera nyine ku mugabekazi. Ni ukuvuga ngo impamvu nitumye babwira ko nzarereka uburyo igishushanyo mbonera cy'uburyo hari abantu bakishimira ubukwe, ariko twebwe ubu turajya mu bukwe nk'abantu bagiye kwifotoza, tugiye gukonsoma ayo twatwerereye. My friend, ngewe na prefera ko akuye ngo dukomeze tube muri iyi mikino imeze gutya. Ubushize navuze ikintu cyitwa blood shower. Iriya blood shower irimo iba cyangwa se kuriya ngo bajya gutegura umugeni cyangwa se bajya kumusezeraho cyangwa se bajya kumushyigikira no kumutera inkunga. Rimwe rwose naganiriye n'umuntu umwe uvuye muri blood shower, ndetse tuganiriye nawe ubwe mubajije ambwira ko nta mugabo agira. Ndibaza ni umuntu utagira umugabo ni gute ajya gutanga inama ku muntu ugiye kubaka urugo? Ese ibyo bintu cyangwa se ukajya kubona ukabona umuntu washenye urugo agiye kuba marene. Ubundi marene ni umushyingira, niwe muntu uba ufite ishyiga ry'inyuma ry'umunsi cyangwa se umunsi wo kurongora cyangwa se wo kurongorwa k'umusore ndetse n'umugabo. Ariko ukibaza uti uriya muntu wataye urwe, uriya agiye kumufasha kubaka uruhe? Hari ibintu twatangiye kujya twikanga by'abaringa ngo amarozi ibiki, ugasanga umuntu kuko nyine akennye, kuko umuntu nyine adafite uwaritwa umurozi, baratangira kumushinja uburozi, ntibamushyira mu gikoni, ntibamushyira hehe. Twatangiye noneho kugeraho tuzisanga turi nyakamwe mu buryo bw'imibanire, kubera ko tugeze naho dutangira gukodesha abaza kudukenyerera mu bukwe. Ese za nshuti zacu twabanye, za nshuti zacu twiganye ku mashuri zizadufasha iki cyangwa twe tuzazifasha iki? Ni ukuvuga ngo niba utampamagaye mu bukwe bwawe ngo nze kukwambarira, ngo nze kuba nategura ameza, nze kuba nakwakirira abashyitsi, ejo nanjye ntabwo uzankenera, kabone niba wapfushije ntabwo nzaza. Yes, uko buri munsi nibaza bikanyobera, nibaza nti ninde munyarwanda wa mbere wabayeho, cyangwa se nibaza nti ninde muntu munyarwanda wa mbere wavuze ikinyarwanda. Ni nako hari byinshi mpora nibaza bikanyobera, ndetse nkabona biri kugana aho shitani yotera izuba, biri kugana aho umwana rera nyina ntiyumve. Mu kanya gatoya mbonye isanganya cyangwa se amanzaganya, mbabwira nti bavandimwe nimubanze munyere subscribe, share ndetse na comment, mu liking. Rwose ibiryo by'iyi minsi simbi basaba byarahenze, ariko munyihere ibyo ngibyo mbasabye nta kintu bintwaye. Mu kanya gatoya ntambutse ahantu umugabo n'umugore barimo batongana. Umugore rwose nta pfunwe, nta gutinya abantu, nta gutinya ibinegu, ubona rwose ari nka kwa kundi uvuga ngo yashize amanego nk'amaninyo y'ihene, arimo abwira umugabo ngo nagende n'ubundi ngo ntacyo yaramaze, ngo iyo umugabo mu buriri byamunaniye n'ibindi byose ngo biba byamunaniye. Naje kubaririza urugo rw'abo bantu, nza gusanga ni abantu babyaranye gatanu, bamaranye imyaka irenga 10 babana, ariko ubu ngubu right now aka kanya nibwo umugabo ashoboye kumenya neza ko niko nibwo umugore ashoboye kumenya ko umugabo nta kintu ashoboye. Ubwo ngubwo nafashe umwanya ndibaza, ndavuga nti turimo turava hehe cyangwa se turimo turagana hehe niba umuntu ashobora kujya ku karubanda? Kera ubundi ibanga ryari ryo mu mbere, uko mbizi kera nta muntu ashobora kubamena ibanga ry'urugo. Ibanga ry'urugo ryarabungwabungwaga, buri wese rwose akamenya kuvuga ati iki ngiki turakijyana mu miryango. Ariko nibaza ko ibyo tuvugira hanze, twibuke neza ko hari ibintu byinshi bishobora kubishyira hanze. Hari ibintu byinshi tumaze iminsi tubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'abantu bambaye ubusa, rimwe na rimwe agashyirwa hanze n'abo baryamanye cyangwa se abo bahuje imibiri cyangwa se bahuje amaraso. Ariko kibaza uti nidukomeza dutyo turagarukira he cyangwa se turaba turi kugana he? Ese turaza kubishinja nde?
ese cyagiye duhuye mu tugoroba tw'ababyeyi cyangwa se duhuriye ku miganda, ese turakirekura tukavugaho ibibazo biri, cyangwa se tukavuga nyirizina uburyo ki ibintu nk'ibyo ngibyo bihari? Ese hari umuntu ukijya guhanuza ngo avuga ati byibuze ndajya guhanuza abakuru? Ese kuko byanze bikunze ingo nziza zirahari ariko n'ingo mbi zirahari. Ariko naje gusanga ahantu bitangira bipfira ni cyagiye dusanga turi gucurikanga ibintu, cyangwa se tugafata ibintu bitajyanye tukabishyira tukabyitiranya n'ibindi. Ubushize navuze ikintu cyitwa blood shower. Iriya blood shower irimo iba cyangwa se kuriya ngo bajya gutegura umugeni, cyangwa se bajya kumusezeraho, cyangwa se bajya kumushyigikira no kumutera inkunga. Rimwe rwose naganiriye n'umuntu umwe uvuye muri blood shower, ndetse tuganiriye nawe ubwe mubajije ambwira ko nta mugabo agira. Ndibaza ni umuntu utagira umugabo ni gute ajya gutanga inama ku muntu ugiye kubaka urugo? Ese ibyo bintu, cyangwa se ukajya kubona ukabona umuntu washenye urugo agiye kuba marene. Ubundi marene ni umushyingira, niwe muntu uba ufite ishyiga ry'inyuma ry'umunsi, cyangwa se umunsi wo kurongora, cyangwa se wo kurongorwa k'umusore ndetse n'umugabo. Ariko ukibaza uti uriya muntu wataye urwe, uriya agiye kumufasha kubaka uruhe? Hari ibintu twatangiye kujya twikanga by'abaringa ngo amarozi ibiki, ugasanga umuntu kuko nyine akennye, kuko umuntu nyine adafite uwaritwa umurozi, baratangira kumushinja uburozi, ntibamushyira mu gikoni, ntibamushyira hehe. Twatangiye noneho kugeraho tuzisanga turi nyakamwe mu buryo bw'imibanire, kubera ko tugeze naho dutangira gukodesha abaza kudukenyerera mu bukwe. Ese za nshuti zacu twabanye, za nshuti zacu twiganye ku mashuri zizadufasha iki, cyangwa twe tuzazifasha iki? Ni ukuvuga ngo niba utampamagaye mu bukwe bwawe ngo nze kukwambarira, ngo nze kuba nategura ameza, nze kuba nakwakirira abashyitsi, ejo nanjye ntabwo uzankenera, kabone niba wapfushije ntabwo nzaza. Ni ukuvuga ngo turimo turabyiga, navuga ngo iki, turimo turabyigira igi mu ipapayi. Turimo turareba, cyangwa se twatandukire, turimo turareba uko abazungu babikora. Rwose ngaho twagiye kugura ibibuno mu mujyi, ngo abakobwa bose ngo bazaze basa bose, ngo bazaze bangana, ngo hato ejo ndatumira Korodina ngo aze kunyenyerera, cyangwa aze kunyambarira, cyangwa se ajye kuncungira igikoni, ngo agakubitamo ubutona bw'isiha. Icyo gihe twese tugahita dusezera kuri iyi si. Ariko siko byakagenze. Njyewe wenda iki ni ikiganiro akasamutwe natangiye kujya nivugira kuri iyi channel, na za komedi zanjye muzagenda muzibona ntaho zigiye, nzagenda nzibagezaho. Ahubwo ni mumanuke hasi, mwigarukira muri iki kiganiro gusa, ni mumanuke hasi mugende mukurikire na komedi ziri kuri iyi channel. Wowe hari ukuntu ujya ku ruhande rw'iyo video, haba hariho ifoto, murabona akafoto kariho kanditse live, ukirikeho hanyuma ukande ahantu handitse video, urahita ubona amavideo yanjye yose ari kuri YouTube channel. Noneho rero nari nkigaruka kuri wa mugore wabwiraga umugabo ati genda, n'ubundi n'ibyo mu buriri byarakunaniye, imbere y'abana, imbere y'abangavu, imbere y'ingimbi, imbere y'abato, imbere y'abashaje, imbere y'abasore. Je ndibaza ibyo bintu biraza kugarukira. Nigaruka kuri rya tegura ry'ubukwe ry'iki gihe muri za blood shower. Turimo turategura ubukwe kuruta uko dutegura urugo, sibyo? Njyewe ndimo ndakopera ibyo Korodina yakoze, ndimo ndakopera ibyo Jacques yakoze, ariko njye ntabwo ndi Jacques, sibyo? Nababeshye njyewe aho kugira ngo prefere ko ibintu byakomeza gutya, kuko n'ubundi urabona nyine ubukwe twabutinzeho, turimo turategura amafoto, habaye ko nukubona urugo nyine rumaranye icyumweru. Tugiye kujya tuvuga buri kantu kamwe hano, ndetse tuganire kuri siporo, tuganire ku muryango, ku miryango yacu twese tuyibamo. Ni ukuvuga ngo kugera kuri no saa hanze aha ngaha ujya kubona ukabona mu mudugudu cyangwa se mu murenge hari abagore benshi bibana, murahura akakubwira ngo ndi umufiyemeri, sibyo? Ese kukubwira ngo ndi umugore ubundi biramunaniye. Cyo bita fiyemeri ni iki? Turabyita mu gifaransa kugira ngo nyine tubishakire inyito. Ariko ntababeshye, umuntu wasenye akava mu rugo rwe, cyangwa se urugo akarurimbura, uwo muntu nta musada n'umwe akeneye mukajya kubaka urugo rw'abandi. Uwo muntu ntuzanamugisha inama. Muntu wanjye, niba ushaka ko urugo rwawe rumera neza, irinde inshuti z'ingo zibanye nabi, kuko ziriya ngo zibanye nabi
ni virusi uri kwikururira ziza kumunga ahubwo urugo rwawe. Ni ukuvuga ngo utiyaruriye ntabwo yarurira undi, utirahuriye ntabwo arahurira undi, sibyo my friend? Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nta mukobwa cyangwa se nta mukobwa ugishaka umugabo w'ibikorwa cyangwa se umugabo uzi gushakisha ubuzima. Barishakira abasore b'amazerofoti bafite za favori, bamwe nyine ngo bateruye bafite amatuza. Papa, ririya tuza afite niryo azaguteruza gucinya hasi. Nkubwiza ukuri, njye mbaye mbikubwiye. Bakobwa murimo murashaka abasore b'amatuza, ariko ririya matuza nyine yarateruye azaguterura gukubite hasi, sibyo? Utangire kwibaza nibyo Ruka cyangwa se John cyangwa se Kazungu na Murokore nibo baba ari abacuruzi muri karitsiye. Ubu usanga Kazungu nubwo ari muri karitsiye arimo acuruza, sibyo? Aracuruza ariko fresheri ntazi. Ubundi se yagira fresheri gute? Yirirwa mu makara, yirirwa aterura amakara. Bano banye mureke tujye tuganira akantu ko kandi uwumva anyuzwe n'iki kiganiro ashyireho comment, a liking, sibyo? Mushyiraho comment nawe mu igitekerezo umbwire uti iki kiganiro tugikomeze. Rero niba ari aho ngaho tugeze, njyewe nagize amahirwe amwe yo kubasha kugera mu gihugu kimwe giteye imbere. Nabonye ahantu batazi kwikomplika ku kintu kijyanye n'urukundo. Umusa uko yamukunze niko bagendana. Ngira ngo ubutaha nzabaganirira ku bukwe bw'umwami Muswati. Nagiye mbivugaho gato mu bitangazamakuru, njyewe ndi umwe mu bantu babashije kubugeramo. Ubukwe bw'umwami Muswati bwabereye ahantu hitwa Ezruini mu mwaka wa 2019 ndetse na 2022. 2022 nabwo ubukwe bwe nabugiyemo. Ni ubukwe bubera nyine ku mugabekazi. Ni ukuvuga ngo impamvu nitumye babwira ko nzarereka uburyo igishushanyo mbonera cy'uburyo hari abantu bakishimira ubukwe, ariko twebwe ubu turajya mu bukwe nk'abantu bagiye kwifotoza, tugiye gukonsoma ayo twatwerereye. My friend, ngewe na prefera ko aho ngo dukomeze tube muri iyi mikino imeze gutya. Terura umuntu ushyire hasi n'ibyo by'ubukwe biroreye, sibyo? Mubanze mubane, nimumara kubona mushobokanye mugende musezerane, kuko abantu barimo barabana bataziranye. Urajya kubona ukabona nibyo koko umusore agiye kubana n'umukobwa, bamaranye iminsi 2, bamaranye umunsi umwe, ejo ngo bagiye gutegura ubukwe, sibyo? Ariko wajya kubona ukabona rwa rugo narwo nyine rwamenyanye mu minsi 2, nta cyumweru ruzamarana. Reka mbabwire nti uyu wari umusogongero w'iki kiganiro nshaka kujya mbagezaho. Tuzadutumira n'abantu batandukanye, tugende dutumira abantu bakuze cyane ko buriya umuntu hari abantu baba bafite inararibonye. Umuntu ukuze abakubwira ati byibuze ngiye nabonye byinshi, sibyo? Tuzadutumira abantu bakuze baze batubwire, ndetse tuzadutumira nabo zinyeganyega zenda gutakara, sibyo? Ubundi tuganire. Reka mbashimire mbabwira nti amahoro y'Imana bane namwe. Muhahe muronke, mujye mubyuka mu gitondo musange Imana iri ku muryango, mujye muhahira aho abandi baburiye, ariko ngewe aho ntaburiye ngenge mbanza mpahe, ubundi namwe mujye nyuma, sibyo? Mbabwire nti kuba mpari cyangwa se ibyo mba ndi gukora byose mbikesha bamwebwe, ni mwebwe mbikesha. Mbabwira nti hasta la vista, vamos fazer outro dia. Nta kindi, graças a Deus. Ubwo no kuvuga Imana ibaho umugisha, ni mu giportige. Mbabwire nti kiganiro nakagaruka.